icyambere senga kenshi kandi ndetse cyane mu buryo bwose bushoboka. Icya kabiri, ariko uko barushagaho kubabaza nabo niko barushagaho kugwira no kugwira. Satani ari kukugwanya, komera. Nubwo ari kugushaka, rusha gukomera, wambara imbaraga, ukora iby'ubutwari. Igihe cyarageze, Farawo abona yuko ubwoko bw'Imana buri koroka. Iyo tugeze ku ndebe y'Abaheburayo kazi yo kubyara ngo dusanga babyaye kuko ngari abanyembaraga. Haleluya. Tugende turira tubibira umwami, niba tubabazwa n'abarimbuka, tuzahozwa naza dushira agahinda, nidutunda imiba tuzanezerwa. Yesu ashimye. Ndabasuhuje mwese aho muhereye ku migabane itandukanye y'isi, mbifurije amahoro y'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Nge turi kumwe, amazina ni Ingabire Jeanne D'Arc. Ndashima Imana yuko nagiriye ubuntu bwo kubana namwe kuri uyu munsi, kandi Imana yacu ihabwa icyubahiro kuko igenda iturinda ku munsi ku wundi, kandi naratwemereye kugira ngo tubone uyu mwaka wa 2023. Wifuriza kandi nanjye nifuriza, reka uyu mwaka uzatubere umwaka w'imbinduka. Niba twaragize indege nke, niba twarasayishije, ahubwo dufata ingamba, twegera Imana, duhunga ibyaha, dukora ibyo gukiranuka. Ubwo umwami Yesu ubwo azaza, azatwishire ndamugayo ndetse ndanumuhanyari, ahubwo azanezerwe no kukubwira nanjye no kumbwira ati nimuze mwinjire mu munezero wa data, mwakoze neza. Imana yacu rero nishimwe, ikaze kuri Gethsemane Channel. Uyu ni wa munsi wacu aho tuganira ijambo ry'Imana. Nguko musanzwe mubizi, indego yacu iravuga ngo dore iki ni cyo gihe cyo kwemererwamo, dore uyu niwo munsi ubukirizwamo. Imana yacu ishimwe. Uyu ni umunsi wawe kandi ni umunsi wanjye. Twe kuwufata ngo birasanzwe, oya, ahubwo Imana iduhe gucishwa bugufi kubw'ijambo ryayo, dutega amatwi ijambo ryayo, twumve icyo umwuka ashaka yuko dukora, twumve icyo umwami Imana adushakaho. Kandi nitumenya icyo Imana idushakaho, duce bugufi twumvire, nitumara kumvira dushire mu bikorwa, Imana izatugirira neza. Rero twihuse, reka twubahe Imana, dusangire ijambo ry'Imana. Uwiteka Mana yanjye, Mana ikomeye, Mana ifite imbaraga, ndagushimye Mana ya Isiraheli, ndagushimye Mana ikomeye, ndagushimye Mana izi kurinda, ndagushimye Mana ikiza indwara, ndagushimye wowe wera wa Isiraheli, ugira neza bugaca bukira. Mana, izina ryawe nishirwe hejuru. Mwami Mana, uyu ni wa mwanya mwiza aho dutega amatwi ijambo ryawe, tukumva icyo uvugana n'imitima yacu. Mbere ya byose ducishijwe bugufi wowe ushirwe hejuru, kandi ndasenze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, utunganye imitima yacu, utunganye imitima y'abakwizeye twese, kugira ngo mwami ijambo ryawe rigwe mu butaka bwiza, ariyo mitima iboneye, ariyo mitima imenetse mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo mwami tujye dukora ibyo ushaka ndetse n'ibyo ushima. Reka ijambo ryawe ritubere itabaza, ritumurikira ibirenge byacu, kandi ndiritumurikira ibirenge gusa, uko rimurikira imitima yacu, kugira ngo Uwiteka ahacuze umwijima haboneka umucyo, ahari urwango haboneka urukundo, ahatariho kubabara haboneka imbabazi, atariho kugira neza haboneka kugira neza. Mu izina rya Yesu Kristo, reka ijambo ryawe ritumurikira imitima, rimurikira imitima yacu, dukora ibyo ushaka ndetse dukora ibyo ushima. Mu izina rya Yesu, usenya ibidafite umumaro muri twe, ubaka ibifite umumaro, kugira ngo wa munsi w'amateka, ubwo umwami Yesu Kristo azicara ku ndebe ikomeye, agajonjora mwami urukungu n'amasaka akabitandukanya, ubwo azavuga ngo indama ngo zijyaha n'ihene zijyaha, mwami uwo munsi uzaduhe kuboneka mu maso hawe, tudatsinzwe n'uburiganya bw'umwanzi Satani, tutabonekaho umugayo n'umuhanyari, ahubwo tuzinje mu munezero wawe. Ndagushimye kuko ubikoze mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti,
amen amen. Imana yacu nishimwe kandi Imana yacu nihabwa icyubahiro. Reka dusome ijambo ry'Imana, igitabo cya Mose cya kabiri cyitwa Kuva, igice cya mbere turasoma umurongo wa 7, niturangiza turawusimbuka dusome 12, nanone nawo turawusimbuka dusome 20 tugeze kuri 21. Muri aya magambo ndibuvugeho ibintu bitatu: gusenga kenshi ndetse cyane mu buryo bwose bushoboka. Ingingo ya kabiri ni ugusoma ijambo ry'Imana buri munsi ubishoboye. Muge ubona ko biri kwanga, ihe n'iminota 5. Niyo wasoma umurongo umwe, uwo murongo uzakuneshereza. Niyo wasoma biriya yose izakuneshereza bitewe nuko uzaba warakiye ijambo ry'Imana. Ingingo ni ukubaha Imana, amategeko yayo tukayumvira. Imana ibyo yategetse byose ikabihamirisha akanwa kayo, tukabyumvira ndetse tukabigendera. Reka dusome ijambo ry'Imana. Agira ati: Abisiraheli barororoka, barabyara cyane, baragwira, barakomera cyane, buzura igihugu. 12. Ariko uko barushagaho kubabaza, nabo niko barushagaho kugwira no kugwira. Abanyegiputa banga Abisiraheli urunuka. 20. Imana igirira neza abo babyaza, ubwo bwoko buragwira burakomera cyane. Kandi kuko abo babyaza bubashye Imana, ibaha urubyaro, baba iminyago. Amena. Imana ishimwe. Dusomye ijambo ry'Imana ritwereka ngo Abisiraheli bororoka cyane, bamaze kororoka ngo baragwira, bamaze kugwira barakomera. Imana ishimwe. Abisiraheli baragwira muri Egiputa. Ariko icyo gihe Yosefu na bene se n'abandi bose bo muri icyo gihe bari bamaze gutanga cyangwa se bari bamaze gupfa. None ngo hima umwami witwa Farawo utarigeze amenya Yosefu. Imana itugirire neza. None asha ubwoba, aravuga ko buno bwoko buri kugwira kandi igihugu atari icyabo, ni ko umuntu yakora. Kuko nitutaba maso, ejo bashobora kwifatanya n'ababisha bacu bakagira ute, bakatugwanya, bakadutera, bakaba banadusora mu gihugu cyacu, bakaba batuyobora kandi ari iki, ari abanyamahanga. Ngo rero ngo Farawo yigira inama cyangwa se yigira ubwenge, ngabakoresha imirimo y'uburetwa ndetse n'agahato. Abategeka kubaka umudugudu muri Egiputa, abategeka guponda amadafari ku ngufu, ndetse abakoresha n'indi mirimo y'agahato yo mu gasozi. Imana iturengere. Icyateye Abisiraheli gukomera ndakindi, bajyaga indyo yuzuye, bagakomera bakagira imbaraga. Kuko ndabwo waba utariye ngo ukomere ngo uragira imbaraga zo gusunika umwana. Imana itugirire neza. Ndabwo waba utariye ngo ukomere ngo umugabo ngabone imbaraga cyangwa se ubushobozi bwo gutunga umuryango we. Abasore n'ingumi ndago babe batariye ngo bakomere ngo barabasha kugira ute gukora imirimo bafasha ababyeyi babo ndetse n'abana bato bose. Nuko ngariko ngabisiraheli ngo muri icyo gihugu ngo barororoka cyane, ngo bamaze kororoka ngo barakomera, ngo kandi baragwira, ngo buzura igihugu. Imana ishimwe. Mu buryo bw'umwuka aha ikimana dushakaho tuyegere dushake mu maso hayo bigishoboka, kandi Imana igize ute ikiri bugufi bwacu. Navuze muri aya magambo turaganiramo ibintu bitatu. Icyambere, senga kenshi kandi ndetse cyane mu buryo bwose bushoboka. Icya kabiri, soma ijambo ry'Imana buri munsi. Nushaka usoma iminota 5, ijambo uzaba wasomye iminota 5 izakuneshereza niyo hwanye n'umunsi umwe ndetse n'ibiri, bitewe nuko wagize ute wakiri ijambo. Kuko ijambo niryo rineshereza umukristo. Muribuka Yesu akiri mu butayu iminsi 40 n'amajoro 40, yanesheje Satani kubw'ijambo. Ntabwo yanesheje Satani kubwo yariye inyama, yariye umutsima, yariye oya, yanesheje Satani kubw'ijambo. Natwe tuzanesha Satani kubw'ijambo. Kandi n'ikindi,
hari igihe satani arusha abakristo kugira ijambo. Mumenye ko na satani yagwanishije Yesu ijambo, ariko kuko Yesu ubwe ari we jambo ryaremye iyi si umunsi ndetse nijoro, ritandukanya amanywa ndetse nijoro, ritandukanya umuntu ndetse n'inyamaswa. Yesu yagize ute? Yaramunesheje. Natwe kugira ngo tuneshe kandi ndetse tukomere, tugire imbaraga, tugwire, tubyare mu buryo bwo mu mwuka, tuzana abantu kuri Kristo, niko tuzasenga kenshi kandi tugasenga cyane, tukabana n'Imana ku rugero dusa n'Imana. Ngo Mose yajyaga ku musozi akahava afite ubwiza bw'Imana, arabagirana. Natwe nitubana n'Imana tuzasangayo, ndetse tugire n'urukundo, ndetse n'abantu bose batubona bazamenya yuko tubana nayo. Kandi nibabona ko tubana nayo bazareka ubugome, bitabe Yesu. Imana ishimwe. Bazareka ubugome bitewe nuko ubana nayo, bazahindukira bitewe nuko ubana nayo. Ngo rero ngo Abisiraheli barororoka, bariye indyo yuzuye, bariye ibitera imbaraga, bariye ibiryo bifite indungamubiri zose. Imana ishimwe. Niyo mpamvu babashije kororoka. Urugero, iyo umuntu cyane cyane abadamu n'abakobwa iyo bishwe n'inzara ntabwo baba bakijya mu mihango, irageraho igahagarara. Umuntu agira imihango ko ari kujya indyo yuzuye, igituza gisubira inyuma. Ariko iyo ari kujya indyo yuzuye, igituza kiraza, ariko azicwa, inzara izamwice, ndazabona imihango, n'igituza kizasubira inyuma, ndetse n'umutwe hari n'igihe usubira inyuma, n'umutsatsi ugahinduka ukaba ubwoya, ukananirwa gutandukanya umutsatsi n'ubwoya, kubera iki? Yishwe n'inzara. Ese mu buryo bw'umwuka bimerute? Iyo none bibaye mu buryo bw'umwuka, ni hahandi umukristo avuga amagambo y'urukozasoni ndibigira icyo bimutwara. Ni hahandi umukristo afata agatebe na mugenzi we agafata agatebe, bakaganira mwene se, bakaganira ibidafite umumaro. Ni hahandi umukristo ishariri risigaye rigira ute? Rimwuzuye rikamuyobora, akayoborwa na kamere, wenda kwihangana kuri muri we, agakora ibyo ashaka, ibyo kamere ishaka, ndakora ibyo umwuka ashaka, bitewe nuko yishwe n'inzara mu buryo bw'umwuka. Ntabwo yegereye Imana ngo Imana imuhaze ijambo ryayo. Imana itugirire neza. Umunsi umwe Imana yavuze ati ngo ninde natuma? Yesu aravuga ati nduma mwami, ndahari. Ariko amenya ko afite iminwa yanduye. Imana ngimukoza ikara ku munwa, imaze kumukoza ikara ku munwa, ngifata amagambo yayo ngiyashyira muri Yesaya. Imana ishimwe. Mugihe tuzatwiyambuye ibizira, mugihe tuzatuvuye muri yasi y'umwijima, tuvuye mu byaha, tuvuye mu ndegenge zacu nge, Imana izafata ijambo ryayo, izafata ibiryo byo mu mwuka ibitugaburire. Ni hahandi tuzatugeze mu gihe ngiki aho ijambo ry'Imana ry'ukuri riri gushakwa rikabura. Imana yacu niyo yaturengera, niyo yatugwanira, tukabona ijambo rizima kandi tukabona ifunguro ridutungira ubugingo mu gihe gikwiye no mu gihe kidakwiriye. Abisiraheli babaye benshi bitewe nuko bariye neza. Twasomye ku murongo wa 12 ngo uko barushagaho kubagirira nabi, ngo nabo niko barushagaho kororoka no kororoka. Nariko igihe kiragira abanyegiputa banga Abisiraheli urunuka. Bivuga ko hari igihe cyabaye Abisiraheli n'abanyegiputa bagirana imishikirano, bumva n'abavandimwe, ariko kuko bari kubyibuha, nubwo bari kubagwanya bari kubyibuha, nubwo bari kubatoteza bari kubyibuha, kuko bariye ijambo rya nyiri ijambo, babaye hafi y'Imana, bakomeje gukora ibyo gukiranuka. Nubwo Farawo yabakandamizaga, barushagaho kubaha Imana. Igihe cyarageze Farawo abona yuko ubwoko bw'Imana buri kororoka, abahungu baye benshi. Ngo none yibaza ko nabyo bababyaza bajye bahutura abana, none byagenze uti? Arajya kubabaza abo babyaza ngo basubiza umwami Farawo ati, ngiyo tugeze ku ndebe y'Abaheburayo kazi yo kubyara ngo dusanga babyaye, kuko ngari abanyembaraga. Haleluya. Ese Satani akubona ngo umunyembaraga? Kandi reka ngubwire, iyo umuntu ari gukomera,
cyangwa se ari kwaguka mu buryo bw'umwuka, Satani nabyo arabimenye, kuko Farawo ngo yamenye ngo ubwoko bw'Imana yuko buri kororoka. Kandi niyo ugize indege nke, Satani amenya yuko uri umunyandege nke. None yamenya ko uri umunyembaraga, agaguhigira hejuru no hasi, amatambika hirya no hino, iburasirazuba ndetse n'ikusi ndetse n'ikasikasi, aho hose Satani akagira ute, agashaka kuguhiga kugira ngo agutsikamize. Kandi nubwo yakufasha tanga agutsikamize nk'uko Farawo yafashe ubwo bwoko bw'Imana, arabutsikamiza, abukoresha imirimo y'uburetwa ndetse n'agahato, ariko barushagaho kubyara no kororoka ndetse bagakomera cyane. Nawe ndakwifuriza gukomera, nubwo uri kunyura mu misozi, ukanyura mu mataba, aho se niko hari kurusha umutima wawe, aho se niko uri kubabara, ariko ujye usaba Uwiteka kugira ngo agufashe. Nawe ndabwo azatinda kugira ute, kugutabara. Kandi nushaka Imana mwene data, ngurahiye ubugingo bwanjye, Imana uzayibona. Ngo nabanyembaraga. Nawe nushaka Imana ugasenga cyane mu buryo bwose bushoboka, ugasoma ijambo ry'Imana, nibishake b'iminota 2 nguko nakubwiye iminota 5, ugashaka mu maso y'Imana, ugashaka kubaha Imana, uzagira imbaraga. Satani ajya gushakira mu bana akubure, agushakire kumufasha akubure, agushakire ku kazi akubure, agushakire mu bo mukorana nabo akubure, kuko uzaba ufite imbaraga. Nawe rero nubwo Satani ari kukugwanya, komera. Nubwo ari kugushaka, rusha gukomera, wambara imbaraga, ukora iby'ubutwari mu izina rya Yesu. Pura na mugenzi we Shefora ngo bubaha Uwiteka. No twasomye ku murongo 20 avuga ngo Imana igira neza abo babyaza. Ubwo bwoko buragwira, burakomera cyane. Kandi kuko abo babyaza bubashye Imana, ibaha urubyaro, baba iminyago Imana ishimye. Mwene data, nuva mu by'ubwana nguko Paulo yavuze ngo ndi umwana, nifataga ng'umwana, ngira umwana muto, navuga ngo umwana muto, ngatekereza ngo umwana muto, ariko none maze gukura. Imana ishimye. Iyo umuntu amaze gukura yitwara ngo umuntu ukuze. Umwana umwenda w'imbere yawerekana. Umwana batetse inyama bataziheruka, arumva ko ikaritse yose yabimenya. Umwana niba arakandu gashya kabonetse, arumva ko yatuza agize ute, agasoye. Ariko ndabwo umuntu ungana nanjye nanezezwa no kwerekana umwenda wanjye w'imbere. Ndabwo nagenda ku karubanda ngati twatetse inyama. Bishatse kuvuga ngo iyo umukristo akuze mu buryo bw'umwuka, agenda ngo umuntu ukuze. Ndabwo avuga amagambo y'amahomvu. Kandi umukristo ukuze yirinda mu byo avuga. Kandi mbere yuko avuga abanza agatekereza, kugira ngo amagambo avuga ataba igisitaza kuri bagenzi be. Natwe rero twari dukwiriye gukura, twere kuba abaramizwa n'amata, kuko Abisiraheli barakuze no mu bigeragezo barakomera, ngo barushaho kugira ute, kwaguka, baragwira. Natwe rero twari dukwiriye gukomera. Nubwo uri mu bigeragezo, birashoboka yuko umaze igihe kirekire ku gisasiro cy'ubugwayi, birashoboka ko ari umusozi uriho, birashoboka yuko ari umunara uhagazeho wabaye ngahakuke, uri kurindira, uri kurangaguzwa, wumva icyo Uwiteka akubwira, ariko komeza ugira ute, urindire. Kandi mwuko kurindira kwawe habonekemo n'ibihimbano by'umwuka. Mwuko kurindira kwawe uririmbe zaburi, mwuko kurindira kwawe uririmbe kantike, ati nubwo nyura mu misozi, nganyura mu mataba, aho hose akarusha umutima, ariko hari igihe Uwiteka azagira ute, azaza. Kandi ndanubwo azatinda kukwitaba. Yego urabona biratinze, ariko ndabwo Uwiteka azatinda, ndabwo Uwiteka azatinda. Kandi umuririmbyi yavuze ngo nubwo yatinda ngazagutegera. Imana irashaka yuko dukomera ku munsi mubi. Imana irashaka yuko tuyegera, kugira ngo uzakomere ku munsi mubi, niko uzasenga keshi ndetse cyane, mu buryo bwose bugize ute, mu buryo bwose bushoboka. Imana duhamagara kuyegera. Niwegera Imana, Satani azaguhunga. Nurwanya Satani azaguhunga. Numwirukana azaguhunga. Numuhunga azaguhunga. Twari dukwiriye kurwanya Satani ngo Abisiraheli ngo farakababaza, nabo bakarushaho kwaguka ndetse no kororoka ndetse no kubyara, bakagwira igihugu cyose, ndetse barangiza bakagira ute, bakanakomera. Pura na mugenzi we ngo bawubahe Uwiteka, nibumvira itegeko ryande rya Farawo. Nababwiye ingingo ya 3 ngo twubahe Imana.
tubahe Imana, amategeko Imana yahamije tuyumvire. Umva itegeko ryo kugira ute ryo kutica, ngo bubashye Imana ngo nayo ibaha urubyaro. Bivuze ngo Shifura na Puwa ndago bari bafite urubyaro, cyangwa gusama kwabo ndago kwari guhari, ariko Imana ibonye icyo bakoze kirayinezeza ngibaha urubyaro. Muri Bibiliya y'Icyongereza aho yavuze ngo ibaha family, ibaha umuryango. Bivuze ngo niwubaha Imana icyo udafite uzakibona kuko uzaba warubashye Imana. Senga cyane mu buryo bwose bushoboka kugira ngo ugwize imbaraga z'umutima, ngo uwo mwana arakura agwiza imbaraga z'umutima. Uwo ni Yohana Umubatiza. Nawe rero shaka Imana usenge, shaka Imana usenge cyane mu buryo bwose bushoboka, wiyirije, wariye, ushake mu maso h'Uwiteka, kandi umushake bigize ute bigishoboka, akiri bugufi. Uwiteka agira ute akiboneka, Uwiteka akiri hafi yawe, kandi uzamushaka wese azamubona, kuko Imana yacu ndabwo ijya yihisha, kandi Imana yacu ndabwo igira akara iteka. Imana yacu yuzuye imbabazi ndetse yuzuye kugira neza kwishi. Mwene data, ahuri waca bugufi ukemerera umwami Imana akakuyobora, ukemerera umwami Imana akagutegeka, ugashaka mu maso h'Uwiteka, ugashaka ibiryo by'umwuka. Ibiryo by'umwuka ni ijambo ry'Imana, ibiryo by'umwuka ni amasengesho, ibiryo by'umwuka ni indirimbo z'ibihimbano no kuririmba kantike no kuririmba zaburi. Ibyo ni byo biryo by'umwuka. Ntabwo twahamagariwe kurya inyama n'umuceri, kurya amateke, nabyo wabijya, kuko nanone uyu mubiri utagize ute udakomeye, uyu mubiri urwaye, gusenga byanana byose bigenda bigira ute byungurana, ariko ibifite umumaro nibyo mu mwuka. Nawe kugira ngo ukomere niko wagira ute niko wasenga cyane mu buryo bwose bushoboka. Kugira ngo ukomere niko washaka mu maso h'Imana ugasoma ijambo ry'Imana. Kugira ngo ukomere niko wakubaha Uwiteka, nawe akazagira ute akazakubahisha. Aba babyaza kari babiri Imana yabahaye urubyaro, mu rundi rurimi bakavuga ngo yabahaye umuryango. Bivuga ngo nda muryango bari bafite, nda rubyaro bari bafite, ariko Imana igira ute ibaha umuryango, ibaha urubyaro. Imana yacu igira ute, Imana yacu ihabwa icyubahiro. Turahamagarirwa kugwanya Satani, nitumugwanya nawe azaduhunga, kuko abarabakandamizaga bakabakoresha imirimo y'uburetwa. Igihe kiragira ngo Abanyegiputa banga Abisiraheli urunuka, ariko Satani ntabwo yishimira yuko ugera ku byiza, ntabwo anezezwa nuko wagira urugo rwuzuye amahoro, ntabwo yanezezwa nuko wabona umufasha ugukwiriye, ntabwo yanezezwa nuko wakiga ukarangiza ukabona degree, ukabona bachelor, ukabona PhD, ukabona ya masomo twese tugira ute duharanira. Ntabwo Satani bimunezeza, ariko uko akugwanya nawe urushaho kwegera Imana, uko akugwanya urushaho gusenga, uko akugwanya urushaho kuririmba, uko akugwanya urushaho guhamagara Uwiteka, nawe azagira ute azagutabara. Umuririmbyi we yaravuze ngo nyura mu misozi, nyura mu mataba, aho hose niko harushya umutima. Njya nsaba Uwiteka kugira ngo amfashe. Uwiteka nawe ndatinda kuza. Imana ishimwe. Abisiraheli ngo bakabababaza, nabo bakarushaho kubyara ndetse bakarushaho no kororoka. Ibyo bikababaza Farawo, abayo yabamenye kera. Nawe nuba ushaka mu maso h'Imana, ca bugufi, kandi guca bugufi kwawe bizakugeza kure. Izo ngingo eshatu nababwiye, nimushaka Uwiteka mukamushakana umutima wose, mugasenga kenshi ndetse cyane bishoboka, mu gihe gikwiye no mu gihe kidakwiriye, ku munsi mubi muzakomera. Mu gihe uzaba unaniwe mu rugendo rwawe, uzarebesha ukwizera ibyo utabona. Wambare indwaro zo kugira ute indwaro yo kwizera, wambara ingabo igukingira igituza. Ijambo ry'Imana rikubera ingota. Nabyo ati dusome ijambo ry'Imana ku munsi kundi. Niba byanze fata iminota 5, singubyo ufata iminota 30. Niyo wasoma umurongo umwe, ugasoma igice cy'itangiro cya mbere umurongo umwe, wanezwa nuko ko mbere na mbere Imana yagize ute yaremye isi, cyangwa se yuko isi yari yijimye, ngisi yari ubusabusa, ariko Imana yagira ute iyiha forme.
irayiforomata igira ishusho. N'iryo jambo naryo ryagufasha ukamenya ko ibidafite ishusho Imana ibiha ishusho. Ngiyi si nda shusho yari ifite, ariko Imana yibonye ngiyiha ishusho. Itandukanye ubutaka, ibutandukanya n'ibicu, itandukanye isanzure, itandukanye umuntu n'ibiremwa, itandukanye ibiribwa n'ibitaribwa, ijoro n'amanywa Imana bitandukanya, isanzure nagira ritandukanya. N'iryo jambo naryo urisomye umwuka w'Imana akakugendera naryo ryakunezeza. Ntabwo ugombera gusoma ibintu byinshi, n'ijambo rimwe ryahumetswe n'Imana riranezeza. Wowe ujye usenga uvuga ati Imana, ubwo ngiye gusoma iri jambo ndaba ari nge, umwuka wawe ransange ansobanurire, kandi Imana nguteze amatwi, vugana n'umutima wanjye, vugana n'umutima wanjye, menye icyo ushaka, nimara kukimenya umbe imbaraga zo kugikora ndetse ngikurikize. Imana izaguha umugisha kandi Imana izakugira neza. Soma ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana niyo ngota yacu. Imana ishimye. Ijambo ry'Imana niyo ngota, kandi niryo rizatugeza mu ijuru amahoro, kandi niryo rizatuneshereza muri uru rugendo. Kuko Abisiraheli babashe kubyara, none babyare cyane bororoke ndetse banagwire, nibamara kugira ngo bakomere, niko bariye indyo yuzuye. Ukeneye kujya indyo yuzuye, indyo yuzuye, gusenga amasengesho menshi, ibiryo bike, kuririmba kwishi, amagambo yabe make, ijambo ry'Imana rigwire muri wowe rifite imbaraga, ushake mu maso h'Uwiteka. Ibyo byose numara kubikora, kuyubaha bizakorohera. Dushaka Imana bigishoboka, dushaka Imana ikiri bugufi, dushaka Imana inzira zigiharuwe. Kuko hari igihe tuzajya kuyishaka dukubite hirya no hino tuyibure, hari igihe tuzayishaka bitagishoboka, uyu mubiri waragwaye warazahaye, ntabwo nzaba ngeze muri za bukuru namenye ngo ifite ngo nzabasha kugira ute kuririmbira Imana, nzabasha kuvuga ivuga butumwa, nzabasha kwisenga cyangwa se ngo nsengera abana, ntabwo nzabishobora. Gusenga n'uyu mwanya, kandi gushaka Imana n'uyu mwanya. Uyu niwo munsi wawe wo guhindura ubuzima bwawe, tukinjira muri uyu mwaka nk'uko twanawinjiyemo dufite ijambo rifite imbaraga kandi rigwire, dufite ibihe byo gusenga, kandi tugasenga Imana atari ko tugiye gushaka Imana kubera ibibazo, kubera dushaka ibi. Oya, tuyishake kuko ari data. Umwana arigajya nezwa no kubona ababyeyi be, harigajya neza no kubona mama papa bicaye bikamunezeza, akumva afite confidence, akumva mbese ndawamukanga. Natwe reka dushaka Imana bigishoboka, kuko nidushaka Imana ni handi tuzanyura mu misozi, Satana dutsikamize, natwe turusheho gusenga, Satana tugwanye turusheho gusoma ijambo ry'Imana, Satana dutere ibihosho ndetse aturase n'imyambi. Ingabo y'ijambo ry'Imana, ingabo ari ryo jambo ry'Imana bizadukiye, kuko iryo jambo rizaba riri muri twe, atari rya jambo tuzagira ute tuzajya gushakisha. Imana ikurinde were kuba muri b'abakobwa 5 b'abapfu, kandi nanjye Imana indinde nere kuba muri abakobwa 5 b'abapfu, ahubwo twigire inama dushaka Imana hakiri kare. Igitabo cya Mose mu gutegeka kwa 2 hari amagambo yanditse ngo iyaba wari umunyabwenge wari ukwiriye kwita ku iherezo ryawe. Iyo usanga wagize ubwenge wari ukwiriye gushaka Imana bigishoboka. Niba ufite ubwenge shaka Imana nonaha, kuko ejo ndaguzi ibizazana umunsi w'ejo. Kuko abantu bapfuye muri 2022 siko twabarushaga ubwiza. Twebwe n'imbabazi twagiriwe, n'ubuntu twagiriwe. Ni rya jambo Paulo yabwiye Timoteyo ngo icyatumye ngusiga Ikereti ni ukugira ngo utunganye ibidatunganye. Icyatumye Imana itemera ko Satana dutsinda mwawura mwaka 2022 niko hari ibyo Imana ishaka ngenga Jeanne D'Arc ndunganya, niko hari ibyo Imana ishaka ababyeyi mutunganya, abana bato mutunganye, abasore n'ingumi, hari ibyo Imana ishaka yuko mwatunganya. Yemye n'abashumba, yewe ujejwe n'umurimo w'Imana, wagabiye umurimo w'Imana, hari ibyo Imana gushaka yuko utunganya.
impamvu Imana yemeye yuko dusimbuka buriya mwaka, hari ibyo ishaka yuko dutunganya. Ibyo kandi tuzabitunganya twegereye Imana. Ntabwo uzaba wagiye mu bidafite umumaro uzabasha kweza inzira z'Uwiteka. Tuzazeza twegereye Imana, tuzatunganira Imana dukoze ibyo Imana ishaka. Uyu niwo munsi wawe, were gucikwa n'aya mahirwe, were gucikwa n'imbabazi z'Imana, ahubwo wirebe, wikorere value. Sinzi ko nabivuga mu Kinyarwanda, mbese urebe ati mwabura mwaka nagenze ute, aho nagize indege nge nihe, niba naragize indege nge niki nakora. Izo ndege turazisimbuza imbaraga, turazisimbuza ibihe byo gusenga. Niba utarabonetse imbere y'Imana, turashaka kugira ute, kuboneka imbere y'Imana. Shaka rero kuboneka imbere y'Imana, Imana ikwambika imbaraga. Imana yacu itugire neza, Imana yacu iturengere. Imana rero ikugire neza, wowe wakira ijambo ry'Imana. Reka wirebe aho utatunganye mwabura mwaka, ibitari bidatunganye ubitunganye muri uyu mwaka. Uyu mwaka ubu umwaka wo gutunganya ibyo utabashije gutunganya mwabura mwaka, kandi ubu mwaka ugiramo imbinduka, ukomera, ubu umuntu mushya, usaba umutima mushya Imana, kandi Imana agira ute, Imana irawuguha. Paulo, nongere mbasubiremo iri jambo, Paulo abwira Tito ngo icyatumye gusigara ikerete ni ukugira ngo utunganye ibidatunganye. Icyatumye dusimbuka buriya mwaka ni ukugira ngo dutunganye ibyo tutabashije gutunganya muri uyu mwaka. Imana ibahe umugisha kubwo kwakira ijambo ry'Imana. Reka twubahe Imana dusenge. Uwiteka Mana ikomeye, ndagushimye kandi ndaguhimbaje. Ndagushimye kubw'ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni rizima, ijambo ryawe rirakiza, ijambo ryawe ni ingoti cyayiboneye, ifite amugi yombi. Mana irakubita kandi igahinguranya. Ndakwinginze imitima imeze ng'amabuye, reka Mwami ijambo ryawe rimene iyo mitima mwizina rya Yesu. Utanga imitima yoroshe, utanga imitima iciye bugufi mwizina rya Yesu Kristo. Reka ijambo ryawe ribitabaza mu mitima yacu, acuza umwijima haboneka umucyo, ahuzuye udwango haboneka urukundo, ahari indege nge haboneka imbaraga, hatariho kugwiza ijambo, aho ijambo ryakamye mu bantu bawe. Reka ijambo ryawe rigwire muri twe, rifite imbaraga ndetse rifite ubugi mwizina rya Yesu Kristo. Reka ijambo ryawe riduhagurutse, reka ijambo ryawe ridukize, reka ijambo ryawe ridutandukanye n'ibidafite umumaro, reka ijambo ryawe ridutandukanye n'abanyamahanga, ridutandukanye n'abapagani, ridutandukanye n'ingozi z'ikibi, ridutandukanye n'abanyamagambo. Ijambo ryaraba ngo hahigwa ngo umuntu utakurikiza imigambi y'ababi, ngo ndahagare mu nzira z'abanyabyaha, ndicare n'abakobanyi, ngahuka amagambo yawe ndetse n'amategeko yawe nk'abari byahora yibwira ku manywa na nijoro. Ngo umuntu azaba ahiriwe kuko icyo azakoraho cyose kizamubera cyiza, icyo azagerageza gukoraho cyose kizamubera cyiza, kandi uwo muntu azaba umugisha. Ntabwo azahabwa umugisha, ahubwo azaba umugisha, nk'uko wabwiye Aburahamu ngo azaba umugisha, ngo azasabira umugisha azawuhabwa, kandi uwo umuntu uzamuvuma ngo nawe azaba avumwe. Mwami ndakwinginze, reka ijambo ryawe ridutandukanye, reka ijambo ryawe ridukize. Reka uyu mwaka twinjiyemo, izi ni itariki enye zo mu kwezi kwa mbere 2023, reka tuba abantu bashya. Turasaba imitima iboneye, imitima iciye bugufi, imitima yuzuye urukundo, imitima yuzuye imbabazi, ikunda kubabarira, imitima ya mitima ureba ukayishimira. Ijambo ryawe ryatubwiye ngo nitukwegere, nitukugandukire, ngo tugwanye Satani nawe azaduha
guhunga ngo kandi ngo yemwe banyabyahamye ngo nibukarabe ngabe imitima ibiri nimwicishe bugufi nimwihane iyo mitima yanyu ibiri. Mana nari ndakwinginze muri aya masaha reka imitima yacu ibonere rwose, reka imitima yacu ikendetse ihweze muri ayo maraso y'umwami wacu Yesu Kristo. Ndakwinginze reka ijambo ryawe rikora icyo waritumye, niko nsenze nizeye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen, amen. Imana y'amahoro ibahe umugisha, naho ubutaha. Shalom, shalom.